nararozwe n'ikicucu ariko ndakimenya. Narakubwiye wowe anytime hari igihe nzamuvuga man. Kandi byo hari igihe uzacika umuvuga. Muracyabonana se muracyavugana? Ntabwo nshobora kubonana n'umurozi. Bimaze igihe bivugwa ko mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda harimo ibibazo by'amarozi. Bitavuze ko umufana ashobora kurogwa muri showbiz, ahubwo ibyamamara ari byo birogana hagati yabyo. Ejo bundi Ama G The Black yavuze ko yahawe ibiryo biroze ubwo yakoraga igitaramo cyo kumurika alubumu ye aherutse gushyira hanze yise Ibishingwe. Biratangaje, ndazakubwira inkuru y'icyamamare muri filime baroze kunuka ibintu bimeze nk'imisuzi. Gusa abana bahanzi 10 barozwe n'uburyo bagiye babaroga ariko bikarangira barokotse. Ikaze ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe niba utarigeze ubikora. Reka duhere kuri Ama G The Black uherutse kubivuga. Umuraperi Hakizimana Aman Ama G The Black aherutse gutangaza ko yahawe uburozi mu biryo ubwo yitegura kuririmba mu gitaramo gikomeye yamurikiyemo alubumu ye yise Ibishingwe, ndetse ko yaje kumenya wabikoze kuva icyo gihe bacana umubano. Uyu muraperi yumvikanye mu kiganiro yagiranye na None TV kuri YouTube avuga yuko yahawe uburozi n'umusore ariko yirinda kuvuga byinshi kuri iki kibazo. Gusa mu makuru arambuye yahaye Inyarwanda yavuze yuko atari we gusa byagizeho ingaruka ahubwo n'abasangiye byabagezeho. Ati nakubwira ko ibyo bintu byabaye igihe twe twagiye gufata amafunguro. Akomeza avuga ko hari abayafatanye batagize ikibazo, noneho hakaba n'undi muntu wari ushinzwe kubajyana muri iyo gahunda yose muri rusange. Ama G The Black yavuze ko yaje kumenya ko bahawe ubwo burozi kugira ngo amafaranga yavuye muri kira gitaramo yikubirwe n'umuntu umwe. Ati uwo musore ariyizi ariko amakuru mfite nuko nawe yatumwe. Uyu muraperi kandi yavuze ko we n'inshuti ze basangiye ari amafunguro barembye mu buryo bukomeye, barivuza kugeza bakize. Ku itariki ya mbere ukwezi wa 7 2023 nibwo yamuritse alubumu ya 5 Ibishingwe muri Gift Restaurant iherereye muri Kigali City Tower. Ku rubyiniro yataramanye n'abahanzi barimo Senderi Hit, Young Grace, Rafiki Choga n'abandi. Nubwo bimeze gutya ariko hari abandi barimo Bruce Melody bose babireba Papa Cyangwe, Mico The Best na Riderman batabashije kuririmba. Uwa kabiri ni Riderman, umwe mu baraperi bakunzwe cyane mu Rwanda. Gatsinzi Emery wamenyekanye nka Riderman we ubwe yiyemereye ko yageragejwe kurogwa inshuro zirenga 2. Rimwe ubwo yaganiraga na Murindahabi Irene Empire yahishuye ko mu myaka ya 2014 yarozwe maze agataha akamererwa nabi kugeza naho yarutse amaraso. Nyuma y'uko akize ubwa mbere nabwo bagerageje kumuroga babishyize mu byo kunywa. Kubwo amahirwe bibona atarasomaho kwa kunda abantu babahana cheers, yarazamuye azamura ikirahure abonamo ibintu bidasanzwe n'ababishyizemo aramumenya, niko kumuhamagarira abashinzwe umutekano. Uwo washaka kumuroga yisobanuye avuga ko arakawe yatoye mu kivu ko kumutera amashaba. Riderman anamubwira ati niba ari amashaba binywe. Uwo polisi yahise imuta muri yombi. Icyakora ku rundi ruhande Riderman ntabwo yemeza yuko ubwo burozi bwose bwari ubw'abantu baba mu muziki, gusa nanone akavuga yuko atabihakana kubera yuko ari bwo buzima bwe bwa buri munsi. Hari umwe mu bakina filime wemeza ko yamaze igihe kinini yararozwe. Hari umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye hano mu Rwanda mu myaka yashize wavuze yuko yarozwe na bagenzi be ku buryo yahoranaga impumuro mbi. Igihe dukesha amakuru ivuga ko ifite amakuru yuko uyu muntu yamaze igihe kinini akinana na bagenzi be nta kibazo afite, ariko mu gihe yaratangiye kumenyekana aza kurogwa. Umwe mu bakinanaga nawe yaragize ati yarozwe mu gihe yaratangiye kuba icyamamare, wumvaga ameze nk'unuka imisuzi ariko nanone ukumva siyo ari ibintu bivangavanze. Ngakenshi uyu mukinnyi wa filime yagiye yihanganirwa cyane kubera yuko yaramaze kugira amafaranga ndetse afite na filime zimwe yatangiye gukinishamo abantu. Bamwe bakaza gukinana nawe ariko bisaba gufunga umwuka kubera ubu burwayi. Ubu burwayi bumaranye igihe. Mu mwaka ushize aza kurangirwa umuvuzi n'umwe mu nshuti ze, ubwo amahirwe aza gukira kugeza ubu ngubu akaba ameze neza. Uwa gatatu ni Mani Martin. Mani Martin yumvikanye avuga ko yigeze guhabwa ururabo ari ku rubyiniro ariko bikaza kumubera ibibazo kuko yaje gusanga rurimo amarozi. Yazihawe n'umukobwa avuye kuri stage. Yasobanuye yuko uwo mukobwa yamuhaye indabo hanyuma akamusaba kuza kuzifungurira mu rugo kuko hari impano yamushyiriyemo. Ariko kubwo amatsiko Mani Martin yahise azifungurira mu modoka maze asangamo uburozi. Mani Martin aganira na Yago TV show yaragize ati nasanzemo inzara nshya zimeze nk'izikiyoni, ubona zimeze nkaho bazikuyemo uwo munsi. Mbonamo n'ijisho rimeze nk'iry'ihene ritose naryo rimeze nk'irivuye mu kinyabuzima ko kanya. Nyuma yo kurokoka ayo marozi, Mani Martin yakomeje avuga yuko yahise yicara hasi arasenga ashima Imana, ariko ahita atangira gutinya ikintu cyose yahabwa ari ku rubyiniro. Uwa kane ni K John cyangwa se Kalisa John.
ngira ngo uyu nguyu uramuzi mu ndirimbo zo hambere ubwo izo yabaga yamamaje zishyiragamo ikirango cye Kalisa John. Hari ku itariki ya mbere ukwezi kwa 9 2024 akaba aribwo ku rubuga rwa X habereye ikiganiro kuri Space gihuriramo abo mu ruganda rw'imyidagaduro. Kalisa John wamenyekanye cyane mu bikorwa byo kwamamaza indirimbo no gutegura ibitaramo by'abahanzi yaje guhabwa ijambo ahamya ko kuva na kera amashyari mu myidagaduro yahozeho ndetse kugizana n'ubu ngubu uretse ko bamwe babyihanganira ntibabivuge. Mu mwanya hawe yaje kubishimangira binyuze mu buhamya yatanze agaragaza ko abo babanaga mu myidagaduro bari bashatse kumwivugana ariko Imana igakinga ukuboko. Yavuze yuko mu mwaka wa 2012 umwe mu bo babanaga mu myidagaduro atashatse kuvuga amazina ye yamuroze bumutera guhangayika cyane kugera ubwo yashatse no kwiyahura akoresheje amabuye ya radio. Nubwo muri iyo space atigeze asobanura neza icyo bari bamuroze, yaje kongera kubisobanura mu kiganiro yagiranye na Magic FM. Yavuze ko yari umunsi umwe ari mu kabari ari gusangira n'abandi aza guhaguruka agiye kwihagarika asiga inzoga ku meza. Yavuze ko yaje kugaruka akomeza kunywa ya nzoga, gusa mu kanya gato atangira kumva atazuka ahindutse. Umuntu wese abonye akamubonamo intarije imusatira ishaka kumugirira nabi. Yakomeje avuga yuko yaje gutaha ariko bikomeza kuzamba bigeraho yumva yuko adashoboye kurara mu nzu ya wenyine kuko niyo yajyaga gusinzira yitagabona ya ntare ije imusatira ishaka kumugirira nabi. Ibi byatumye asaba inshuti ye ko yajya kurara iwe. Ati nahise nsaba inshuti yanjye ko najya kurara iwe tukararana bakajya bampumuriza ko numvaga ntarara mu nzu yangiye nyine. K John yavuze yuko yaje kurangirwa umuvuzi gakondo ukorera Igisenyi amara igihe yivuza kubw'amahirwe aza gukira agaruka i Kigali ariko yemeza kugenza make mu bintu by'imyidagaduro kuko yaramaze kubona ko ashobora kuzabisigamo ubuzima. Yavuze ko yaje kumenya uwagerageje kubikora cyangwa se kumwivugana ndetse nyuma aza no kumushaka mu bwiza ukuri amubwira ko yamenye yuko yashatse kumukorera ibyo ngibyo. Ibi kandi byaje gushimangirwa n'inshuti ye Patikope nawe uzwi cyane mu myidagaduro mu bijyanye no kwamamaza imiziki no gutegura ibitaramo. Uyu Patikope yavuze yuko K John ubwo yarogwaga bari mu myiteguro y'igitaramo bari barimo gutegura nawe ubwe biramuyobera. Uwa gatanu ni Oda Paccy. Oda Paccy mu mwaka wa 2015 yigeze kuvugwa ko yarozwe n'umuhanzi mugenzi we abyimba amaguru anarwara umutwe. Maze vuba hangaha mu kwezi kwa 10 2024 abinyujije kuri chaîne ya YouTube yari yatangiye gushyira hanze amabanga akomeye y'ibyo yagiye ahura nabyo mu rugendo rw'imyaka hafi 15 amaze akora umuziki. Mbere y'iby'amarozi yanakomoje kuba baramusibiye indirimbo Rendez-vous yari yarakoranye na Urban Boys, Dream Boys, Alpha Rwirangira, Jay Polly, Uncle Austin na King James ikozwe na Junior Mart System. Ikaba yarasibwe n'umuntu baje kumenya nyuma ariko akaba atarigize atangaza izina rye. Avuga ko byari ukubera ishyari ry'uko bari bakoze indirimbo ihuriweho n'abahanzi benshi kandi y'igihe cyiza. Bikaba binashoboka yuko bwari ubwa mbere Dream Boys na Urban Boys bari bagezweho icyo gihe bari bahuriye mu ndirimbo imwe, ibintu bitari bisanzwe icyo gihe. Icyo nakubwira nuko ubu ngubu indirimbo Rendez-vous izwi ari ya kabiri mu gihe ya mbere ariyo basibye. Uretse urugendo rw'ishyari yagiriwe, Oda Paccy yakomeje ku nshuro zigera kuri 3 yarozwe n'abahanzi bagenzi be ubwo yari yitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar aho bagombaga guhurira n'abandi bahanzi. Umwe muri bo amukora mu musatsi amubeshye yuko ari akantu kagiyemo naho awumutwaye kugira ngo amurogeremo. Ati nkiva aho ngaho gahunda zirangiye naratashye numva ndakonje ariko ndi kubira ibyuya byinshi. Mu rugo barambonye ibibazi byambayeho bahamagara umuntu bari bazi w'umunyamasengesho nawe hageze asanga atanyibashisha wenyine. Oda Paccy avuga ko uyu munyamasengesho ari wahamagaye mugenzi we yari yizeye maze aramusengera amuha amazi yo kunywa bityo mubwira ibyabaye byose nuko yarozwe. Ati uyu munyamasengesho yarambajije ati wagiye kuri moto ugeze aho warugiye hari umuntu wa mbere mwahuye aragusuhuza, uwa kabiri yakubwiye ngo hari ikintu ufite mu mutwe. Ati mpita nibuka umuntu wambwiye ngo hari ikintu mfite mu mutwe, ndavuga nti yego, nawe ati baguhumanyije. Paccy ahamya ko uretse uwo munyamasengesho wamusengeye agakira hari izindi ncuro ebyiri nazo yarozwemo zirimo ubwo yarogwaga mu muhogo ndetse ho akaba yaranahabagishije ndetse n'indi ncuro bamuroza amatwi ntiyumve neza. Uwa gatandatu ni Producer Nisbeats. Mu mwaka wa 2021 Producer Nisbeats yahishuye ko yari akirutse uburozi yavuga ko akeka ko yahawe ubwo yari gukora indirimbo. Icyo gihe yabwiye igihe ko yarwaye bikomeye ajya kwa muganga bakamubwira yuko yarozwe. Ati nararwaye bikomeye nagiye kwa muganga nsanga ari uburozi bundimo. Wa karindwi ni umuhanzikazi Sunny. Umunyarwandakazi Ingabire Sunlight Dorcas wamamaye nka Sunny ku mbuga nkoranyambaga ndetse akaba anakora umuziki
nawe ni umwe mu byamamare nyarwanda byemerera yuko byarozwe, aho rimwe ubwo yaganiraga na Gentil Gedeon yavuze yuko nyuma yuko abantu bamenye yuko afite apartment batangiye kumugendaho bashaka kumwica. Ati nyuma y'aho apartment yagaragaye nahuye n'ibibazo bikomeye, hari abantu bangenzeho bamwe bashaka kunyica, birangira bandoze ndarwara ndapfa burundu ndongera ndazuka. Uwa munani ni Fata ku mavuta. Umuhanzi, umunyamakuru akaba n'umukinnyi wa filime Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta nawe yemereye yuko bigeze kumuroga. Atarafungwa mu mezi yashize, Fata ubwo yakoraga ubusesenguzi kuri 3D TV umuyoboro wa YouTube yaje kumara igihe kinini adakora, bamwe batangira gukeka ko yahagaritse akazi, ariko ahagarukiye yahishuye ko yari yararozwe, ariko akaza kurogeshwa ku mupfumu wakundaga ibiganiro bye, nyuma akaza kumwihamagarira nuko aramurogora. Ati abantu barandoze ariko ngira amahirwe ahantu bandogesheje abari naho bampamagara. Uwa 9 n'umuhanzi Bosco Nshuti. Bosco Nshuti ni umuhanzi ukunzwe cyane mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Yahimbye indirimbo yise ibyo ntunze mu gushima Imana nyuma yuko yarakize uburwayi budasobanutse, ubwo baje kumusobanurira bakamubwira ko yari yararozwe. Uwa 10 ni Yago. Ibyo byo bivanzemo n'ubugambanyi hamwe n'amarozi. Yago yavuze ko usibye gushaka kumuroga banamuteza abagore bakanamugambanira kugira ngo indirimbo zidacurangwa. Benshi baza amagambo yigeze kuvuga, aho yavuze ko hari agatsiko kashatse kumugirira nabi bamwangiriza izina. Icyo gihe yaranditse ati Rwanda nkunda nkunze nta kwanga, ahubwo mpunze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka inishize nkataka ariko nta wanyumvise numwe. Icyo gihe yavuze ko hari umusore bigeze gutuma umusatsi we aza kumuvumbura ataragera ku mugambi we. Pazo Yago ashinja wanamenyekanye cyane mu rwenya yatubwiye ko ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ukuri, ahubwo Yago yitiranyije ibintu. Mbere yo gusoza reka maze nkubwire ko hari n'abapfuye bikekwa ko barozwe. Reka dufate urugero rw'umwe ari we Kinyoni. Mu mwaka wa 2022 Kinyoni wari umuvandimwe wa Nduwimana Jean Paul wamenyekanye nka Nopcha mu muziki, akaba na nyiri Country Records na Country FM, yitabye Imana bivugwa yuko yarozwe n'abantu bakoranaga bya hafi. Ubwo yatabarukaga, Nopcha yanditse ubutumwa burebure agaragaza ko uyu musore yishwe arozwe nubwo nta muntu yigeze avuga izina. Ubutumwa n'ubu ngubu ariko tugenekereje mu Kinyarwanda yatangiye avuga ko byose byatangiye yizera abantu atazi iyo baturutse. Ati nabo bampemba gutegura kunyicira ubuzima babanje kwica umuvandimwe nizeraga kurusha abandi mu ikipe. Ikipe yose yagambanye kugeza ubwo muroga umuvandimwe wanjye Kinyoni kugeza apfuye. Imana izabaho umugisha kuko niyo iwutanga. None ubu bimeze bite? Abantu basigaye bishishanya. Ibintu bimaze gufata indi ntera, abantu basigaye bishishanya mu myidagaduro mu buryo bukomeye cyane. Usanga benshi basangira basekera ku mutsi w'iryinyo. Ikizabikubwira nuko bose iyo umwe ahagurukana icyo yanywaga cyangwa se yaryaga, cyangwa agahaguruka bishize yagaruka akaka ibindi. Ni ibintu bimaze igihe kinini cyane ko bamwe bamaze kumenya, benshi bagiye barugirwa mu byo kurya ndetse bamwe gukira bikabasaba imyaka. Hari n'ababonye inzangano zageze aho kurogana bahitamo gukuramo akabo karenge mu myidagaduro bashaka ibindi bakora nubwo bagiye bagenda bucece. Abenshi mu bahanzi, abanyamakuru cyangwa se n'abandi bakomeye bafite ubuhamya bw'abantu bagiye bamenya ko bashaka kubica babinyujije mu burozi bakabirinda. Benshi ubu ngubu usanga niyo bageze aho bagenzi babo bari bigengesera, kuko hari n'abatinya gusuhuzanya bajya mu kabari cyangwa se ahandi hateraniye bagenzi babo bagakwepa kugeza igihe batahiye. Ni nangansubikiye komeza ukurikira ibiganiro bya JT Entertainment, kanda subscribe na Jean de Dieu tumukunde. Ibiganiro nk'ibi ngibi birakomeje.